mu muryango hakeneye kubabarirana. Ariko nimuvuga kubabarirana mujye mushyiraho no kwakira imbabazi. Iryo jambo rijya ryibagirana ko hari abantu bananirwa kwakira imbabazi z'Imana cyangwa imbabazi z'abandi. Yesu ashimwe. Donc gutanga imbabazi, gusaba imbabazi, kwakira imbabazi mu muryango birakenewe. Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero mbateguze iyo tugiye kuvuga ku bintu by'imbamutima, vuga ngo imbamutima. Iyo tugiye kuvuga kuri ibyo bintu biba mu muntu w'imbere bitusha les emotions, bijya byongera kuzamura amarangamutima, bijya bigarura ibintu ukumva wibutse utahaye imbabazi, wibutse uwo wahemukiye, wibutse se uwakubabaje, bijya bigaruka. Yesu ashimwe. Ndabinginga mu izina rya Yesu, nibigaruka ntubihe umwanya munini, ahubwo wumve Imana yavuze iki. Yesu ashimwe. C'est normal ko babivuze wumva bigarutse, kandi bigarutse muri souvenir zawe ntabwo bigaruka bivuga ngo ni ukuvuga ngo ufite inzika cyangwa iki. Bishobora kugaruka juste kuko nyine ubyibutse cyangwa hari ikintu kibikwibukije. Ariko igipande nifuza umbabarire kuko waje mu nzu y'Imana, ntushobora kuza gusenga utumvise icyo twavuze. Hano tuba tuje gusenga dukurikije icyavuzwe. Rero ikintu dukora ni ukubanza kwerekana Imana yavuze iki ku mbabazi. Yesu ashimwe. Imana yavuze iki ku mbabazi. Kubera iki iteka ntangiza Bibiliya? Ni ukugira ngo nunanirwa gukurikiza Bibiliya wipfire we wenyine, wibwirire Yesu uti Yesu ni ukuri birananiye kwemera ijambo ryawe, ndabibona neza ko wavuze gutya. Iyo ugeze ku mbabazi wavuze iki ariko kirananira, at least byakunanira ukabimenya. Amen. Byakunanira ukatabaza Yesu uti ngwino ntabare, kandi koko niwe ubishoboye, ariko ntubinage. So rero buri gihe mbazanira icyo Kristo yavuze, kimwe n'abandi bigisha kenshi. Tubanza kuvuga Imana yabivuze iti. Ese Imana izi ko imbabazi zikenewe? Ese Imana yo ibona iti imbabazi? Yavuze iki? Yesu Kristo yavuze iki ku mbabazi? Numvise rero ariho nahera, uranzanira Matayo, nzanira Matayo natanze aba ari we mperaho, then turagenda turaza kugira umwanya wo gusenga dutuje. Ibintu by'imbabazi si ibintu byo gukubitagura abadayimoni. Ni ugutega amatwi neza neza, ukajya uvivura ahantu wumva bikora muri wowe neza, tukaza gusenga tuzi ibyo turiho tuvuga. Yesu ashimwe cyane. Rero Matayo natanze ni Matayo kangahe? Bertrand nayiguhaye. No sorry, ni Mariko 11:25. Ubwo biba biri hose mu baevangeliste bose. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarire ibiki. Twagiye dusubiremo. Kandi nimuhagarara musenga, subiramo. Hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Mwami Imana igira neza, mu izina rya Yesu ngushimiye amagambo wahamije. Amagambo yawe ni ubuzima, amagambo yawe ni umwuka, amagambo yawe iyo tuyizeye ava mu nyuguti akabyara ubuzima. Mana ndasengera abankurikiye kure, ndasengera abandi imbere, ndasengera abazumviye inyigisho. Mana ngo uzabagirire neza, ubaho ubuntu bwo kumva ibyo wahamije. Mana uku ni ukuri wavuze, wararangije, ntuzagusiba, ntuzakwimura, ntuzaca urwo rupapuro. Ibi ni byo wavuze Mana. Mana ishobora byose tugiye kuvuga ku mbabazi, izo tugomba gutanga, izo twakira, izo Mwami dusaba, ibyo byose Mwami uze wowe urenga amagambo yanjye utubohore. Turi mu mwanya wo kubohoka Mwami wanjye, turi mu mwanya wo kubohoka. Tuzi umutima wa buri wese, he kugira uwo dutangira yarangije kujugunyira ijambo. Mu izina rya Yesu wa mudamu imoniwe ndakwirukana. Urarekura uyu muntu gutangira kuvuga ngo iby'imbabazi sinshaka kubyumva kuko ntazo natanga, ngo iby'imbabazi simbyumva ngo kuko nanjye barazinyemye.
mwami ndagusaba ngo umuntu wese uduhe gutuza kugira ngo twakire amagambo yawe abone ikibanza mu buzima bwacu tubohoke, kuko mwami wanjye abantu baba bahambiriwe no kutababarira, abantu baba bahambiriwe no kutakira imbabazi mwami, no kudasaba imbabazi. Ibyo byose biba biri mu buzima bw'abana bawe, kandi uyu mugoroba urashaka kutubohora. Urakoze, amashyi n'impundu niwe tubihaye mu izina rya Yesu, amen. Murumva rero Yesu yarabisobanuye neza. Ahandi mu isengesho rya Dawudi mu ijuru yaratubwiye ngo mujye muvuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugira. Urumva akebo ugeramo ni kugererwamo. Nituvuga ijambo ry'Imana bakundwa, cyangwa tukavuga ngo haranditse, vuga uti haranditse, tukanagusomera ukabibona neza ko byanditse, ndakwinginga mu izina rya Yesu igihe cyose nzaba mpawe kubashumba, ntugashake gusiba ibyo bintu, ntuzanaburane. Gusa icyo ushobora gukora, ushobora kuburana uvuga uti Imana birananiye, haleluya, yes nanjye ndabikora, ariko ntugashake ko Imana izavuga ukundi. Oya, yaravuze yararangije. Uti yararangije? Yararangije. Yaravuze ati ngupimira ku byo ukorera abandi, ndagupimira uburyo ubabarira abandi, iyo uje naho nanjye ngupimira. Mana yanjye mbega amagambo akabije, parce iyi Mana y'imbabazi njya nibwira ntyo mbabwira, Imana y'imbabazi ntushobora kuyumva ko yavuga ibyo, ntabwo ushobora kumva ko yagutegera ahantu nawe uzababarira, ntabwo wabyumva wavuga uti no shaka ahandi ubijyana, ariko niko yavuze. Yesu ashimwe, amen. Imana ishimwe cyane, kuko niyo yavuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, amen. Ubu rero twagiye kuki numvise muri iyi minsi yose niko nari mbizi ko nzigisha imbabazi mu muryango. Ni ukubera ko ahantu abantu bakundana, vuga uti abantu bakundana, ahantu hari urukundo, umugore umugabo, abana ababyeyi, abavandimwe, abantu bafite ukuntu n'ubundi bahambiranywe, uko abantu bakundanye niko bashobora gukomeretsanya cyane. Cyo muracyemeye ukivivure. Uko abantu bakundana, uko hari umurunga w'urukundo, uko abo bantu babanye cyangwa bafite ikintu cyabujuje, nushaka ugenda no muri business abantu bazikoranye bakajyana namo, ahantu habaye kwinjiranamo, haleluya, ahantu habaye kwinjiranamo, ahantu habaye gukundana, ahantu habaye kwakirana, uko guhuza kwabaye niko igikomeretsa aho hantu kiba kinini, kigenda kikaba kinini, kandi cyagiye ahandi bitaba problem, amen. Ibyo rero nkiraho ngaho ndagira ngo wibabarire kandi wakire imbabazi kandi utange imbabazi, umenye neza ngo birashoboka. Haleluya, urakoze, birashoboka cyane. Uko ahantu abantu bakundanye niko baba bakwiriye kwigengesera no gusaba ubuntu bwo kudakomeretsanya, amen. Iryo naryo rifate gusaba. Kandi ikindi, uko abantu bakundana mu rugo, umugore umugabo abana, niko ntabwo ari bolingo ya sansinike, ntabwo ari urukundo, ntabwo ari ibintu bikorwa n'umugore ngo umugabo no, ntabwo ari ibintu bizakorwa n'abana. Oya, ni hose, kuko bose barakomeretsanya, bose bashobora gukomeretsanya très facilement. Ni ukuvuga ngo uyu munsi n'uyu, ejo n'uriya, ejo n'uyu. Uko abantu binjiranyemo niko gukomeretsanya, kubabazanya bishoboka. Icyo kintu deja mucyemeye cyoroshya ubuzima, amen. Icyo ngiki ucyemeye cyoroshya ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ariko ni igitangaza ukuntu abantu bariho bagenda ni ibibazo. Nabonye benshi bazamuka hariya, mbese baje kuririmba, ntacyo bitwaye nabyo. Yesu ashimwe cyane. Niba babashije kuramya bakagera ku mutima w'Imana, murabyumva. Uko rero nyine icyo ni icyambere gikwiriye kuguha kumva mugenzi wawe cyangwa kumva bagenzi bawe. Yesu ashimwe cyane. Tugereho gufata urugero ruza gutuma dusenga, rugufasha kumenya ko uri umuntu. Vuga uti ndi umuntu. Uri umuntu rwose. Gukomeretsa undi birashoboka, gukora ikintu kibabaza undi birashoboka. Uri umuntu rwose.
uri umuntu, kuko biroroshye kureba abandi ukiyibagirwa. Oya, nawe witekereze, nawe uri umuntu. Reka rero tugende turebe urugero rwa mbere, tuvuge umuryango. Mwibuka umwana w'ikirara muri Luka 15. Reka mperaho ntasomye sinanahatanze. Muzi uriya mwana ko yabaye mu rugo we n'umuvandimwe we, umunsi umwe akicara akavuga ngo ngiye nimumpe umugabane wanjye. Buriya uzi ko iyo musoma iriya nkuru tuyireba ngo nuko Imana irababarira, ngo Imana irahobera, ngo papa we aramuhobera muha imbabazi, tukareba imbabazi papa we yamuhaye, bikaba bivuga ngo abanyabyaha iyo bagarutse mu rugo tuti haleluya, tukishima. Ariko tukirengagiza, tukananirwa defo kureba muri ruriya rugo buriya byagenze biti. Ni mwibaze kurera abana babiri, ugahinga ukarora ukagwiza, umwana umwe akicara akakubwira atari kurabizi ndabona udapfa vuba. Yes, yeah. Hey. Banzu bibaze, gijonjora bibiri. Ndabona utinze. Kuko nintegereza igihe uzaciraho ntabwo mbona bizaza. Rero ngiye bumpaye ibyanjye. Muracyumva icyo? Tujya tuvuga uruhande rumwe, ntiturebe uriya mubyeyi yababaye ati. Noneho mu muryango w'Abayuda, mu bwoko bw'Abayuda muzibuke, burya mu Bayahudi abagore ntibavugwaga n'abana. Buriya na nyina yari ahari. Gira ngo bari abana ntibagiraga nyina, yari ahari nawe. Arawo, ni mwibaze umubabaro wabo babyeyi. Noneho ni mwibaze mukuru we, babanaga agiye kumva yumva umuntu ariho aravuga ibintu biterekeranye. Uzi ko ntawe utubwira umubabaro w'abari uriya muvandimwe, ntawe utubwira umubabaro wa se na nyina, ariko uzi ko buriya wabayeho cyane, wabayeho mu muryango barababaye. Bibiliya itubwira ibyo yerekezaho, ariko burya hasi haba harabayemo ibindi bintu byinshi umwuka wera atarondora ngo birangire. Ariko agiye kugira gute, arigendeye agahina. Ni mwibaze ise uko yakoraga buri munsi, burya yibukaga wa mwana wari amaboko ye wagiye. Murabyumva? Sesuri yarababaraga, sesuri yarababaraga. Ni mwibuka umuvandimwe nawe wakoraga agakora ha babiri, sesuri yarababaraga mu muryango umwe. Ni ukuvuga biriya ntitubibona, ariko hasigaye icyuho. Noneho nta nubwo ari icyuho kibi cy'umuntu wakoze nabi, umuntu wakoze nabi. Noneho mbabwire muri kominote babagamo, ariko uzi kugira ngo birirwa bahishahisha batavuga uko umwana yagiye, bagomba guceceka, teka twe kuvuga ni ibyacu, ntitukirirwe tuvuga uko yaciyeho, ko yanagiye agatwara ibye. Noneho rero ubwo abantu bajyaga bumva amakuru y'ukuntu abana n'ingurube n'ukuntu yagize gute, ni mubyibaze. Karagahinda. Ariko Bibiliya tubwira ngo uriya mwana umunsi yisubiyemo, haleluya, mumera amashyi. Umunsi yisubiyemo gato, umunsi umwuka wera wari utaramurekura yisubiramo, ati kimbabaza ukuntu mbayeho, nsubiye kwa data. Haleluya. Ikiza gihari, agihindukira, akireba se, ise yararambuye amaboko kumwakira. Bibiliya ntitubwira ngo ise yaramucyuriye, yaramubwira ati warabijyanye, warabimaze, none nigeze kubibigisha, none birashize uraje, shyiraho n'ibindi n'ibitutsi. Ise yari afite uburenganzira muri iyi si, tuvuze uburenganzira bw'isi, ise yari afite uburenganzira bwo kuboneraho kumubwira ngo icara ubanze umbwire ngo nuko urabijyana, ngo mbwira aho wahereye, ibya mbere wabihaye bande, watangiye gutekereza ko uzataha ryari, mbese koko ubu wagabanye nande. Uzi ko batabitubwira, ariko biriya bintu byasize ikibazo mu muryango. Murabyumva? Mu muryango hajya habamo ibibazo, hajya habamo ibibazo. Muri byose hagomba umutima w'imbabazi. Vuga ngo umutima w'imbabazi. Ntazagire ubabeshya. Umuntu wese wavutse ubwa kabiri niwe ufite uburenganzira bwiza no kubasha kumva umutima w'imbabazi uwo ari we, kuko nitwe tuzi Yesu. Kuko ubundi biraruhije kumva imbabazi wakomerekejwe cyangwa wibwe cyangwa biraruhije. Ikintu cyitwa imbabazi, kuzitanga, kuzisaba, ni ikintu kiri mu mwuka, kiri ahantu dipu hasi mu muntu w'imbere, kiricara kikarenzaho, abantu bakabaho bagakomeza bafite ibyo bakomerekeje cyangwa bafite n'ibyo bakomerekeje abandi, neza gukonfronta ikibazo bikabagora.
nk'uriya mwana w'ikirara, kwemera, uzi ko buriya yashoboraga kwigumira yaho gukonfronta kiriya kibazo. Amen. Murabyumva ubutwari bwe? Yes. Muri uyu munsi abantu benshi mutumwa kujya kubwiriza ubutumwa, mukwiriye kubabarira, mukajya kubabwira. Abenshi bagendana hanze hari ibintu bimeze bityo, aho gusubira aho bacumuye, aho gusubira kuba bahemuke, bagahitamo gukomeza urugendo. Muranyumva? Kandi nibyo byago. Aho guhagarara gato, kuko uvuga imbabazi, gusaba imbabazi, gutanga imbabazi, kubabarira, byose bijyana bituno turu yo guhemukirana, oturu y'icyaha. Agahitamo, yashoboraga guhitamo kuvuga ati no, aho kujya kureba papa ngo ambaza iki kibazo, nigiye indimi nshaka icyo musubiza, hanyuma mukuru wanjye nawe azi, nigiye indimi nabuze icyo musubiza, hanyuma hazaze mama, bose bakora karasisi. Yabitekereza ataho kugira ngo mana yanjye ngende, reka nikomereze mfe. Muzi ko hari abapfa batyo? Murabyemera? Imana ibafashe. Imana ikugirire neza, Mwuka Wera gutabare, aguhe kuzabyigisha abandi, aguhe kuzafasha abandi, aguhe kuzereka abandi ukuntu abantu bapfiriye muri iyi si. Kuko kutababarira, kutemera imbabazi, kudatanga imbabazi, kudasaba imbabazi ni ikimongo, ni kanseri. Ni ikintu cyicara mu bantu, kikagendera mu muntu, kikabaho, agashonga, akaba yashira, akaba yagira. Kandi twebwe noneho abo mu nzu y'Imana tubiharira abapagani ngo yo ntibarakizwa disi, ngo Imana ibababarire. Yo, Imana yababariye koko. Kandi natwe turacyambaye umubiri. Yesu ashimwe. Turacyambaye umubiri, turacyaba ku isi, turacyafite utuntu dukocorana, turacyafite utuntu. Yesu ashimwe. Ariko uriya mwana, iriya kuraje ntabwo tuyisoma, ariko ni ikintu gikomeye. Icyo rero ni Imana itwereka, nicyo kitunanira tw'abana b'Imana. Gusaba imbabazi, gutanga imbabazi, hakabaho n'uwanga gutanga imbabazi pe. Erega nabyo ni ikindi. N'uwasabwa imbabazi akananirwa kuzitanga. Reka turebe urugero rwiza, turebe ibyo. Ariko buriya reka nkomeze nako amasaha yagiye. Reka dusome Genèse. Natanze Genèse 44:19-21. Hanyuma turakomeza. Mutega amatwi inkuru ya Yosefu mwene Yakobo. Mutega amatwi. Abana mwatuza. Nahereye hagati kuko sinayisoma yose. Databuja ntiwabajije abagarabu wawe uti muracyafite so? Cyangwa hari undi mwene so mufite? Aha duhereye aho bene se wa Yosefu, bene Yakobo, bibutsaga Yosefu ibyo yababwiye kugira ngo bazane Benyamini murumuna we. Natwe tukagusubiza databuja tuti dufite data w'umusaza, hariho n'umwana yabyaye ashaje, aracyari muto. Mukuru we yarapfuye, kandi ubwo niwe babwira. Mukuru we yarapfuye, niwe usigaye ari ikinege mu nda ya nyina. Se aramukunda. Maze ukatubwira, ukabwira twabagaragu bawe uti muzamunzanire murebe. Ngo kuko byatangiye. Abatumye nde Benyamini murumuna we. 25. Data aratubwira ati nimwongere musubireyo. Noneho bageze iwabo, nasimbutse namwe muze gusoma. Nimwongere musubireyo, muduhahireyo utwo kurya. Ubwo Isa arishimye kuko bagiye barahaha. Nuko turamusubiza tuti ntitwasubirayo, umuhererezi wacu nitujyana tuzamanukana tujyeyo, kuko tutabasha guca uwo mugabo iryera. Uwo mugabo ni Yosefu, umuhererezi wacu tutari kumwe. Data umugaragu wawe aratubwira ati muzi yuko umugore wanjye twabyaranye abahungu 2, umwe akamvaho, nkibwira ntashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa, nanjye nkaba ntakimubona. Nimunkuraho n'uyu akagira ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu z'igikuzimu. Nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uyu mwana Benyamini, data akabona tutazanye, yapfa, kuko ubugingo bwe bwiboshye ku bw'uwo muhungu. Twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanukana ishavu z'igikuzimu.
kuko jyewe umugaragu wawe uwo ni Yuda uriho uvuga nishingiye uwo muhungu kuri data nintamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha data kitazamvaho iteka. Urumva urubanza yiciriye. Nuko none ndakwinginze databuja, jyewe umugaragu wawe, databuja Yosefu ubwo ariho aramuvugisha, jyewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uyu muhungu Benyamini, mbe imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nte ngo njye kuri data ntari kumwe n'uyu muhungu, ne kureba ibyago bizagera kuri data? Vuga ngo amen. Mwumvise iyi nkuru? Inkuru mwese muri abasomyi ba Bibiliya, iyo mvuze ngo mwese ubwo mba mvugiyemo ngo nutabikora ajya abikora. Ni ukuvuga ngo Yosefu mwene Yakobo, muramwibuka? Yakobo mwene nde? Mwene nde? Isaka. Isaka mwene nde? Murakoze. Yosefu murabizi ko rimwe bamujyanye kuragira, bagerayo bakavuga ngo bakamujugunya mu mwobo, bakaza bakabeshya se, bakazana tunike cyangwa umwenda bamenyeho amaraso, umwenda we, baravuga ngo dore inyamaswa yamuriye. Murabyibuka? Kumbi bamujugunye mu mwobo, abantu baratambuka, baramufata, baramujyana. Nuko yageze kwa Potifari. Ageze kwa Potifari, murabyibuka yuko umugore yamubeshyeye ko baryamanye, hanyuma akagenda agafungwa. Yagera muri prison akarotora inzozi, umwe mu bo arotoreye arasohoka. Ageze ibwami, Farawo ararota ati, Farawo ntubabare, hari umuntu nasize muri prison yakurotorera, yagusobanurira inzozi. Nuko yavuyeyo, nuko yaje asobanura inzozi, nuko yagiye kwa Farawo amubera nk'Imana. Mpera Yesu amashyi. Maintenant, inzara iteye hehe iwabo? Inzara iteye bajya hehe? Bajya muri Egiputa gushaka ibyo kurya. Bagenda nk'abandi bose. Ubwo Yosefu yaribagiranye. Yosefu yagize ate? Yaribagiranye. Yakobo yararize, yarihanaguye. Arangije Yosefu wibagiranye, bo barashonje, bajya muri Egiputa. Bagiye muri Egiputa, mbazase ubaha ibiryo ninde? Ni Yosefu. Nyuma y'imyaka myinshi cyane, 10, Yesu ashimwe. Ariko ngiye kubabwira ikintu. Muzi kugira ngo bangane na Yosefu aho byaturutse? Abagore babiri. Vuga ute abagore? Rasheli na Leya. Bamwe bavukaga kuri Leya, abandi bakavuka kuri Rasheli, ariko bakabona ukuntu Rasheli yari inkundwa akazi kwa Yakobo. Nicyo cyatumye abana bavutse kuri Rasheli, Benyamini na Yosefu barakundwaga kurusha abandi. Icyabaye niki? Abapapa bari hano n'abamama bari hano, mu nyumve nimugakundwa akazi abana kuruta abandi. Oya, mushobora kutazagira abagore babiri, haleluya, Imana ishimwe, ariko mukaba mwatoranya abana. Kwa Jinara Yesu ibyo bintu mubisezerere, kuko abana bashobora kugira ishyari ari umubyeyi uriteye. Yaragiye rero yihugikana abana ba Rasheli, arabakunda, akunda Yosefu ku buryo bugaragara, bakabibona. Noneho bamukorera umupango, batuye nguyu ni karosi n'ibyo yirirwa avuga n'ibiki. Ubwo bageretseho ibyo arota no kubasa mukunda, tuvuge ngo tumwikize. Murumva ibibazo mu muryango? Mu izina rya Yesu nimuzashaka abagore. Abagore babiri ni kibazo. Abagore babiri Imana ibabarinde. Hanyuma namwe bagore, abagabo bangahe? Abagore burya bo bafite umwihariko, ashobora kugira na 5 ntazagira usobanukirwa. Mu izina rya Yesu, haleluya. Bakundwa, murumva aho ibintu biturutse bigakururana inzangano mu miryango, hakaba hari. Ubwo rero murumva bo bagikemuye rimwe, ariko ubundi bene izo nzangano ntiziba mu mitima. Murabyemera neza cyane. Abantu bakajya bazikinyungutira hano, abandi bangana ibingi, kandi bituruka ku bintu nk'ibyo bitigeze byihanwa, bitigeze bivugwa, bitigeze bijya muri gacaca. Ugasanga abana bahora barebana barya, abavutse kuri uyu n'abavutse aha, abameze barya. Donc ibyo bintu, ibyo ni ibibazo bizanwa n'ababyeyi. Mpita ako nimukasibe nako. Yesu ashimwe. Kuba mufite agakiza, kuba muri abarokore, nicyo cyambere kigomba kubarinda abagore babiri, abagabo 5. Amen.
Yes, kuko ni ufite Yesu w'iki finaruma? Yesu vrema yaba amaze iki? Yesu yaba akora iki niba ataguha kunyurwa? Niba ataguha kunyurwa n'umwe, ubwo se koko vrema ni ukuvuga ngo n'ubu mvuga mbambwira n'abandi bazanyumva naho izajya. Niba ufite abagore babiri, ufite abagabo pembeni, ni ukuvuga uri mubi kuko urabihishe ntubigaragaje. Noneho reba uwabigaragaje ko byanze bigatera ibibazo. Nuko nguko byabaye. Yosefu rero nicyo yazize, aragiye mukuri, nicyo ngicyo cyagaragaraga yazize. Ariko noneho ahantu mbasomeye n'ahantu bamugeze imbere we arabamenya. Yesu ashimwe. Abamenye kandi azi ibyo bamukoreye, warabyibuka nubwo se watari yatahura, arabimenye. Imbere y'Imana Yosefu yari ahawe amahirwe yo kubabarira. Buriya ikintu gishobora kwitwikira ibintu, mushobora kubikora, dushobora gukora ibintu, hari n'ibyo tubabaza abantu mu kanya gato tukaba duciyeho ubuzima bukazakomeza. Ariko ngiye kukubwira, ndashaka kwanserikira ikintu kivuga ngo Imana ijya iguha opportunity yo gusaba imbabazi. Imana ijya iguha amahirwe yo gutanga imbabazi. Imana ibaho umwuka wera wo kuzajya tumenya ni ryari Imana iduhaye akaryango ko gusaba imbabazi. Ni ryari Imana iguhaye akaryango ko gutanga imbabazi. Kuko Imana ijya ibitanga. Imana ibimushyize imbere y'ikibazo yagomba kugira uko agenza. Icyo kibazo cyaramurebaga. Yesu ashimwe. Yosefu yiga amayeri, arareba asanga baje, ariko murumuna we ntawe urimo. Nawe arabashobora, aragenda aratirisha, ashyira mu mifuka yabo, ashyiramo ibindi bintu by'agaciro bya argent, by'ifeza, ahishemo ibintu, kumbi ashyira mu mufuka wa Benyamini. Oya, baragiye bazana Benyamini, bamuzanye rero ubwa kabiri bagiye gusubira yashaka kumugumana. Aho badusomera rero yashyize mu mufuka kugira ngo umwana hagume. Kumbi Yuda yari yarabwiye Yosefu ati ntabwo nazana murumuna wanjye, ati niwe muhererezi, papa yamwihambiriyeho, ati papa yari afite undi mugore, namuha amakuru, ati papa yagira ngo umugore, ati hanyuma byara umwana umwe wagiye inyamaswa zaramuri iyo yagiye ntitukane ubwo nguwo, ati hanyuma noneho ati murumuna we yamwihambiriyeho, ati ntitwamumukuraho. Atoya, ati nimugende muzane naho ubundi nta kintu muzongera kubona. Bagiye binginga se, Yuda arigwatiriza, aravuga ngo data, ngewe ndakubwiye ngo nzamukugarurira, nintamukugarurira ibi namwe muze gusoma. Isa aremera, aramutanga. Kumbi n'undi rero nawe aramufatirana. Amufatiranye Yuda rero twasomyeho Yuda mwinginga ati mbabarira, ati wibuka, ati ntuzi ibintu nabwiye papa, naramwinginze ndamubwira, ati kubera, ati ntiwibuka ko ariko watubwiye ngo uwo mwana naze, none turamukuzaniye, none basi nguma nagi, ariko uyu mwana agende. Ndashaka kubereka ikintu cyiza. Tuvuge Yuda, muzi ko Yuda uri yari we wari wajyanye umwenda kwa papa we, avuga ukuntu inyamaswa zamuriye, niwe. Yuda nanone niwe uriho winginga Yosefu ati papa, ubwiyemezi no kwikunda, avuga uti kwikunda. Muzi ko burya ibintu byose, ibyaha byinshi bishingira ku kwikunda. Harunyumvise? Ndibwira mbabwira, buri Imana ijya igufasha ntukikunde. Kwikunda ni umuzi utubamo. Kwikunda, kureba inyungu zawe, mbese buriya byatangiranye no kuvuga uko yashaka iki, ubundi uyu nguyu twamwivanyeho. Areba inyungu ze, bareba inyungu zabo, bazisezerana. Ariko uzi kureba inyungu zawe ugasezerana n'abantu mwese mugasinya mukemera inyungu zanyu. Bose barebye inyungu zabo, bareba ko basigara amahoro, Yosefu akabava imbere, barabisinyiye, barabyemeranije. Imana yo mu ijuru ibarinde kwemeranya ibibi. Ntera amashyi ku Mwami Yesu. Imana yo mu ijuru ibarinde, ibaho umwuka wera, ibarinde, turinde kwemeranya ikibi. N'uwo ari we wese baremeranije bose, 12 baremeranye. Ariko nimurebe ikibabwira umurimo wabaye muri Yuda. Vuga uti umurimo wabaye muri Yuda. Yuda wikundaga, ariho aravugira se ati data, sinshaka kubona umubabaro wa data.
haleluya. Harunyumva? Sinshaka kureba umubabaro. Noneho yabaye umuntu usigaye uzi imibabaro y'abandi. Mwari mukwiriye kugiha amashyi menshi, kuko ni Imana idushakaho. Ibyaha byose, guhemukirana kose kuva ku kwikunda. Kukwikunda, kwireba, kureba inyungu zawe, kureba urakuramo iki, kureba uri iki, kureba. Ariko uyu muntu hagati aha hari umurimo wamubayemo, hari ikintu cyamukoretsemo, turakirebeshwa na attitude, turakirebeshwa n'ibikorwa bye. Vuga uti imirimo. Reka mbabwire, ntimureba ko tuba twasenze kera nakadusengesha, hakaba n'amasengesho arenze n'ayo umuyobozi wa gahunda yasengesheje. Ariko ngiye kukubwira, kwihana uko ariko kose uzakubwirwa n'imbuto. Dushobora gusenga hano tukabira icyuya, tugasaba imbabazi, tukaza kuvuga ukuntu twahemukiye abantu, tukavuga kutababarira cyangwa ibiki byose uko umwuka wera aza kukubwira. Ariko ngiye kukubwira, ikintu cyose nushaka uzajya usaba imbabazi kandi ujye ugira vuba ubabarira abandi. Ariko ngiye kukubwira ikintu kimwe Imana igutegerezaho, ngo niba mwihannye mwera imbuto zikwiye abihannye. Attitude, umwifato. Uyu mwifato uzi ko Yuda atagombye kuvuga disikuru ndende mbabarira, naho yabimenyeye ntabwo yagiye muri mbabarira. Nta nubwo Yosefu yamujyanye muri folklore kuvuga banza fukama nsaba imbabazi, sakuza, vuga ikebe kugira ngo menye yuko no. Umwifato we n'amagambo ye, amagambo ajya agaragaza uwihannye n'ibikorwa bijya bigaragaza uwihannye. Nawe ibindi, niyo mpamvu nyiraho ndashaka kubabwira, turaza kwihana kutababarira no kudatanga imbabazi. Ngiye kubabwira ibindi byose byaba ubusa. Ibindi byose washaka ngo kugira ngo ntange imbabazi nuko bazagira batya, nuko bazansubiza ibi nko kwa Zakayo. No, ntabwo iteka abantu bashobora kugusaba imbabazi. Uzarebe umwifato, uzitegereze urebe niba ari n'uwaguhemukiye, urebe uko mubanye, niba ari n'uwagututse urebe ukuntu yifatse. Uzare, ntabwo Yosefu yigeze asaba Yuda ngo gukora ibintu byinshi, kora ariko amagambo ariho avuga arerekana umuntu wahindutse. Haleluya. Ndabifuriza ngo duhinduke. Niduhemukira abantu duhinduke, kandi dushoboye dutere intambwe kubasaba imbabazi. Yesu ashimwe. Amen. Aravuga ati data, yavuye ku bintu byo kwireba, ariho arareba ati sinshobora. Data ntabwo nshaka kubona umubabaro, sinshaka kubona umubabaro. Ukuntu akunda uyu mwana ndabizi, ariko se ko batitaye ku kuntu yakundaga Yosefu? Urabyumva? Ariko nawe yarahinduye ati ukuntu akunda uyu mwana ndabizi, ukuntu ashaje ndabizi, sinshaka kubona data apfa ari jye umwishe. Haleluya. Murumva kwemera icyaha, murumva kwemera ikosa, murumva igisukuma impamvu abantu bihana ni ukumenya uruhare rwawe. Buriya impamvu biri mu mwuka gusaba imbabazi no gutanga imbabazi n'abiriya byose bituru no turi imbabazi, ni uko buri muntu agomba kwiga gusaba umwuka. Nanjye ubabwira kureba uruhare rwawe utarubwiwe n'abantu, kureba uruhare rwawe birakureba. Ingo iki kibazo kirakureba, kureba uruhare rwawe mu Yuda yari azi ko ibi bintu byose biri ku mutwe we. Sasa aha kabiri rero, sinzi niba turi buhasome, twahasomye 41 45 1:12 kugira ngo nihute amasaha yagiye. Umutima wemera ikosa n'umutima utanga imbabazi. Nta disikuru ndende, nta kurobasi, ntazana ibiguzi, zana indishyi z'akababaro. Kandi murirebera guhera kuri 1. Yosefu ananirwa kwiyumanganya ako kanya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohora abantu bose bambise. Amaze kuvuga ukuntu adashaka kujya imbere ya sasi zuriya mwana, ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu. Yirondorera sasa bene se arababwira, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva.
yosefu abwira bene se ati ndi yosefu, data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura pe, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere kuba bari imbere ya. Urumva cya kibazo wahunze, vuga uti cya kibazo wahunze. Aha, ikintu ukagihunga umunsi umwe Imana, buriya ibintu byose biterwa no kureba. Imana ikaguha okaziyo neza yo kuvuga ngo kirangize. Haleluya. Imana ikaguha okaziyo. Yuda yahawe okaziyo yo kubirangiza, arabikora. Yosefu akorwaho, ararira. Ariya marira yo ntimukayasuzugure, ni amarira y'agahinda kabitse imyaka. Haleluya. Amarira y'agahinda, burya hari amarira yo kwigirisha, murayazi namwe? Abaho burya amarira yaho ya buri kanya tukarira tukagera, ariko hari amarira y'umubabaro ubitswe igihe. Ararira kugeza igihe kwa Farawo babyumvise, abagaragu barabyumva, batazi Yosefu arira, batazi. Noneho bya bintu byose yabitse birazamuka. Ndahamya neza ko habaye deliverance uwo munsi muri Yosefu. Haleluya. Urumva Yosefu abwira bene se ati ndabinginze ni munyegere mwigire hino. Baramwegera avuga ati ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo ajyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, buretse mwumvire ukuntu umuntu atanga imbabazi. Uyu mwana aranyica. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Mpera Yesu amashyi menshi. Ndaza kugaruka kuri verse ya 5. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibasaruremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho, mugire icyo musiga mwisi, ibarokoze gukiza gukomeye. Haleluya. Urumva we ahishuriwe umugambi w'Imana. Vuga uti umugambi w'Imana. We ntareba ibyo kumujugunya mu myobo, ntareba n'ibyo, no, yibere ku kintu cyitwa umugambi munini wa bene Yakobo. Haleluya. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana. Kandi yangize nka se wa Farawo. Urumva ukuntu anazi ibyo ari byo. Uzi ko ari umukozi wa Farawo, ariko mu mwuka azi icyo ari cyo. Vuga uti mu mwuka. Barahira ko mubyumva. Uzi ko mu mwuka ushobora kuba ikintu utari cyo mu mubiri. Vuga uti mu mwuka. Yosefu yarazi mu mwuka ati nubwo mubona Farawo ni njyewe se. Imana yangize se wa Farawo. Haleluya. Kubera iki? Ni njye umubwira iby'umwuka, ni njyewe ugomba kumubwira ibyo agomba gukora. Mpera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Nuko none rero simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana. Kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose. Aho yajyaga hose rero bamugiraga shefu w'urugo. Ako murumva icyo cyizere? Shefu w'urugo rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa, agashyiraho ati cyose. Ni mwihute muzamuke mujye kuri data mumubwire muti umwana wawe Yosefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware wa Egiputa hose. Manuka umusange ntutinde. Haleluya. Kandi uzatura mu gihugu cy'Gosheni, umube hafi, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose. Kandi ngo azakugererayo kuko hasigaye imyaka 5 y'inzara, we gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose. Kandi murirebera namwe ne mama Benyamini arirebera yuko ari jye ubyikuriye mu kanwa. Mpera Yesu amashyi. Hasi haba yandi magambo meza. Ni iki kintu? Urumva imbabazi arazitanze mu marira, ariko imbabazi arazitanze. Haleluya. Bene data, imbabazi zirenze ibyo umuntu yatekereza. Kukujugunya, kudekarara kutabaho, gufatwa nkaho utabaho. Haleluya. Waba uri hano ufatwa nkaho utariho, Imana ikugenderere. Haleluya. Birashoboka ko waba uba ahantu ufatwa nkaho utariho. Tekereza uriya muntu. Ababariye abantu bamufashe nkaho atabaho neza, baramwibagirwa, ariko imbabazi zimuba muri we.
Yesu ashimwe. Ntabwo twibaza buriya amajoro ye, ntabwo twibaza ubuzima bwe, ntabwo twibaza uko yaje kubaho. Nimwibaza iminsi ye yibuka atari kubona azize iki, harya nakoze iki, harya buriya byagenze. Nimwibaza bitekereza. Muzi ko impamvu abantu banga gusaba imbabazi, abandi banga kubabarira, muzi yuko ari ugutekereza agahinda bagize igikorwa kibaye cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyababayeho, gusubiramo agahinda, gusubiramo umubabaro, kongera gutekereza umubabaro, kongera kwibaza uko byasaga, kongera kubitekereza. Aho niho Yosefu arusha abana b'abantu n'abarokore imbaraga, kuko yari afite nawe kubirisha, yari afite kurisha ubuhinda bwe, amarira ye. Inshuro yicaye wenda akavuga ati abandi bafite bene wabo, njye singira mwene wacu muri iki gihugu najemo. Yari afite kongera akajya yibuka atari ko nkaburiya kwa Potifari nazize iki. Noneho yakwibuka ibyo kwa Potifari ati reka Potifari ni petit problème, ugira ngo Potifari hari cyantwaye, byose biterwa na bene. Njya kujya kwa Potifari ugira ngo nari kuhagera, byatangiranye n'abariya abantu. Murumva ukuntu Satani azamura imijinya, murumva ukuntu Satani yubaka ubugome, murumva ukuntu Satani aba adashaka kumubabarira, akazamura itiku, kuvuga itiku, akakwigisha atari kuba waroye uko bakugenje, ureba ariko reba ukuntu, ariko wowe ntabwo waroye. Noneho agatangira kukubwira ngo amaso yawe ntiyakoretse. Ariko ngiye kubabwira, uzi ko niyo amaso yari kwereka Yosefu yari kubamwereka ibiri byo, ariko Yosefu yahisemo kutabireba. Ariko icyatsindishije Yosefu nicyo cyanzanye hano kukibabwira. Ngiye kubabwira ikintu cyatsindishije Yosefu. Yosefu ntiyigeze areba we ku giti cye, yarebaga umugambi mugari w'Imana. Haleluya! Bene data, umugambi mugari w'Imana. Mureke mbabwira akantu kanejeje mu gitondo dusenga, twasenze turasenga, Imana itujyana ahantu, ariko iza kumbwira akantu nshaka kubabwira. Vuga uti umugambi w'Imana. Imana iyo ireba umugambi wayo ishobora gukora ibintu mukumirwa. Muzana Ananiya na Safira tumaze iminsi twigisha, ngiye kubabaza. Burya Ananiya na Safira biriya bintu bakoze ntiduhora tubikora, ntituvunjira momo, ntituvunjirayo. Ntabwo twicara tugavuga ngo ibyo ari byo byose n'ukwezi ntikuzashyika, nta turo ngira rwose nibigendere, nta turo mfite. Koko dushize mu kuri, Imana imbabarire, ntabwo nshaka gusiba Bibiliya, ndashaka kubabwira ibintu. Biriya ntiduhora tubikora. Ye baba we, kubwira Imana ngo ni ukuri, ugahagarara imbere y'umuntu ngo ku kwezi kumeze nabi sinahembwe kandi warahembwe, ugakora ibintu. Ni mwibaza Imana igiye itwica nk'uko yishe Ananiya na Safira. Ubu se tuba turi nayo hano? Reka da, ni bande baba baragiye? Ntituba twarapfuye? Ariko ngiye kubabwira ikintu. Muzi buri icyatumye Ananiya na Safira bapfa? Itorero rigitangira, Umwuka Wera yarinze ubusugire ry'itorero ngo tutazakira ibintu bipfuye. Imana izi kureba umugambi mugari. Niyo mpamvu nuzajya winjira mu by'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uzajya uvanaho icyo ukigizeyo, iki ngiki uzajya unibaza uti ikererewe he? Myaka 13 ndi mu ruzerero wa Yosefu, ariko Yosefu aturusha ko yarazi umugambi w'Imana. Yosefu aturusha ko yarazi ko Imana hari ikiriho. Yosefu yari yarabisobanukiwe. Yosefu yari yaramenye ngo nduw'Imana, Imana yaramvugishije, kandi Imana niyo iri ku buzima ntacyo mbuze. Uriya mugore nubwo yaragiye kunshiraho imyenda ibyo biramureba, ndakomeje. Yagera muri prison ati ndakomeje. Haleluya! Ntiyigeze aduta ko ari mu mugambi w'Imana. Mera Yesu amashyi. Bene data, ikintu kitwica, turagenda twebwe abantu bakaduhemukira cyangwa tukabahemukira, tukigira Imana kuri bo. Yosefu yanze ko bari abantu bahinduka Imana kuri bo. Aravuga ati no, ntacyo mwantwaye, ntacyo mwantwaye. Ibyabaye ni Imana yabishakaga. Haleluya! Ibyabaye ni Imana yabishaka. Icyama ngo uyu mugoroba muhishurirwe ibintu bitari byiza byabaye mu buzima bwanyu, ariko Imana yabishatse. Muyiha amashyi rero. Haleluya! Bene data, Imana igira imigambi. Ibintu byose biterwa n'aho ubirebera, biterwa n'ijisho ubireberamo. Haleluya! Ibintu byose biterwa n'uburyo uriho ubireba. Yosefu yarenze yari afite kwandika igitabo cy'agahinda.
vuga uti igitabo cy'agahinda, akavuga agahinda ke, akavuga ruriya rugendo ibyo kuvuga yari kubibona, ariko Yosefu byose yabikubye na zero. Aravuga ati no, nta gahunda yo kunya, ese mba ngeze hano ntese. Haleluya, Yesu ashimwe. Icyampa ngo muhishurirwe, mubabarira abantu. Vuga uti nkababarira abantu, mukababarira abantu babasukumye bagatuma mugwa mu mugambi w'Imana mutari kuwujyamo, mutari kuwemera, mutari kubijyamo rwose. Imana ikugisha inama ariko ikicira inzira ati ndemeye. Habaho ibintu Imana yemera. Niyo mpamvu yababwiye ati muhumbure. Nzanira verse ya 5. Verse ya 5. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Urumva umuntu ureba rero, ndagira mbabwire mu mibabaro yanyu rero, muri bya bintu mugomba kwiga kubabarira, gusaba imbabazi, gutanga imbabazi. Buriya wicaye ugatekereza ko ushobora kuba victime ya situation nk'uko uyu mugabo, urabizi ko yisanze mu bintu ari victime. Abantu benshi ibintu bibatera ibikomere ni ibintu bazira batabona impamvu, ni ibintu bisangamo bakabona babaye maltraité cyangwa babaye iki, vraiment ntacyo babikozeho batigeze babihamagara. Ariko Yosefu la même chose, gusa yaravuze ngo Imana yabihinduye. Buryo uhinduye ukavuga uti Imana, ibi bintu ntabwo byaje usinziriye, ibi bintu byaje ureba. Niba waremeye ko bimbaho, uzabibyaza umusaruro, ngo ushimiye icyo uzabikoresha, ngo ushimiye icyo uzabikoresha. Naho Yosefu yarebye. Gusa hari ikintu kimwe Imana idashobora koshya, ntabwo ari ikubwira gukora ibyaha. Amen. Tubitandukanye ibyo. Ntuzavuge ngo Mana ndagushima ko burya wemeye ko mbigwamo. Oya. Ibyo turiho tuvuga ni situation wisanzemo, ni za situation z'ubuzima wisangamo ntacyo wabikozeho, ugasanga bibaye bibi, ibintu biraba bibi, nta kintu wowe wumva uzi wabikozeho. Aho niho muba mukwiriye kubabarira abantu. Bene data Stefano yatewe amabuye azira kwizera kwe, arasenga aravuga ati bababarire igicumuro cyabo, ntukibabareho. Ariko yari afite impamvu zo kurinda apfa, agashiramo umwuka avuga ati baragatsindwa, baranyishe bo gatsindwa. Turabona ukuntu bangenje, narababwiye ubutumwa, naravuze no. Yagiye mu ihishurirwa ry'Imana avuga ati je aferi ku bantu batazi ibyo bariho. Umwana w'Imana aho kurwara inzika, aho kubabarira, wakicaye ugatekereza utari ko Imana yari inaniwe kubuza iki kintu ngo cye kuba. Haleluya. Koko Imana nzi yari inaniwe kubuza iki, none ko cyabaye. Gusa icyitwa icyaha mujye mugishyira ku ruhande. Icyitwa icyaha kijya kizana konsekanse zacyo, ugazasanga ubuzima wabayemo bushobora kuba ari inkurikizi z'ibyaha. Murabyumva? Icyaha rero nta kindi kikwiriye, nta rindi somo rigikibera, ni ukukihana. Yesu ashimwe, kukibwira Yesu ukacyatura kikakuvaho. Yesu ashimwe. Aha hantu rero Yosefu arababariye neza. Arangije kubabarira, avuze ukuntu yisanze ati mureba hone ubusi ibi byari gushoboka bi. Ariko arangije ntabwo yishimiye gusa ko ari kwa Farawo. Vuga uti kwa Farawo. Bene data mureke n'iki nkivuge. Mu nzira kubabarira babahemukiye, ni wunamuka mu bibazo ntibizaba impamvu yo gukina kuba guhemukiye. Mu byihana erega ibimbabwira abadayimoni baguruki, kuko ndababwiza ukuri hari ibintu bituma abantu badakizwa, abantu batabona umugisha. Ariko uzi kwihambira, guhambira ibyakubayeho, abamemukiye, abagize batya, dahere bakoze nibi, uzi guhora ugenda n'ibyo bintu, ubwo umugisha wanyurahe. Yesu yaravuze ati bababarire barekure, kuko igipimo nawe nkugereramo n'icyo upimiramo abandi. Ni ukuvuga ngo iyo bikunaniye utabaza Yesu ukamubwira ngo ngwino bababarire. Yesu ashimwe. Amen. Ariko ni byiza kubohora abantu byanze bikuze. Yosefu rero urugero atweretse ni uko yababariye abantu, areba umugambi mugari. Arareba ati ngewe icyo ndeba ni uko hari ikintu cyagombaga kuba, kandi ntiyarebaga we. Nari ntibabwira ngo ukagera ku ntebe yo kwa Farawo ukibagirwa urugendo.
ariko muzi ko burya ari ubuswa kwibagirwa inzira wanyuze. Ariko muzi ko burya umukristo ubundi impamvu aba akwiriye kumenya impamvu z'ibyiringiro bye nuko agomba kwigisha abandi ati dore uko ngenda. Ariko ukagera kwa Farawo ukabuhawe intebe ukavuga ati ibyo kwa Potifari ni akazi ki? N'abariya no nta mana yibagirwa Potifari. Ubu se ntidusoma Potifari? Amakuru ntabwo dusoma Potifari. Potifari, umugore wa Potifari ntatuviramo inkuru, ntatuviramo icyigisho. Ntukibagirwe. Hari ibintu bibiri buriya kubabarira ntabwo bivuga kwibagirwa. Hari ibyo njya numva abakristo babivanga. No hari ukwibuka ucyurira abantu, hari ukocorera abaguhemukiye. No cyo ni kibi. Ariko ntukibagirwe inzira wanyuze. Hera Yesu amashyi. Ntukibagirwe na Yesu ajya avuga atari ko mwibagirwa vuba, na Bibiliya irabivuga. Ntukibagirwe inzira wanyuze. Yosefu ati dore aho ngeze, ibi bintu ni ukubera mwebwe, ni ukugira ngo noneho hava ku muhamagaro we arababwira ati ni ukugira ngo mutazasiga ubusa muri iyi si. Ntabwo ari we wenyine ukomera, ati namwe muzakomera. Bakundwa, kubabarira impamvu ari ngombwa ni ikimungu mu buzima bwawe. Gutanga imbabazi ni ikindi kimungu kibi cyane, kuko noneho gutanga imbabazi ni ukwicara ukavuga ngo sinshobora kumubabarira kuko niyo mbyibutse ndagagara. Yewe we, niwumva umeze utyo uzatabaze, uzahamagara inshuti zawe 2-3 uvuga uti ntabeshye biranyishe, kuko buryo uzi ko bizana n'indwara. Yes, kutababarira bizana indwara. Bohoka wiyumve kandi usaba umwuka wera rwose, uvuga uti mwuka wera simbabarira, sinababariye kuri icyo nyine. No, ugomba kwiga kubohoka ukarekura. Naho se ikindi, kubera ko utababarira uzahorana abantu wijunditse, aba hano aba hariya, hazahora hari noneho uri insina ngufi. Ibyago byose ni wowe bihora biba. Kwiga kubabarira kubera iki? Spirituellement, kutatanga imbabazi, kutababarira, kutakira imbabazi birwaza umubiri, birwaza n'umwuka. Ikindi bibloka umugisha wawe ku Mana, birabloka rwose. Umuntu utababarira yakwakira ate? Babarira wivuga ngo yambabaje bimwe bidasubirwaho, kandi koko ntubeshye. Yosefu se ntiyari kubivuga. Ako hitamo kubabarira kuruta kwibuka uburyo yakubabaje. Bihitamo bibwira Imana, hitamo kwibuka ineza y'Imana, hitamo kwibuka ko Imana izabikuvana. Kandi ikindi, iyo mubabaye ntimukabe, hari ingero nyinshi muri Bibiliya ngo impamvu ubu ngubu umeze nabivuze ngo ni ukubera umuntu akagenda akavundura ibintu ngo meze nya kubera ko kana kayangizanya ngo ubu ngubu mba ngeze kure, ngo uza ahantu mba ndi, ngo iyo ntahura n'abangize batya, ngo ubu ngubu bisa naho nasibiye mu myaka, ngo kubera ibi bintu nibi ngiye, ngo ariko ukuntu banyerereje, ngo barakanyagwa baranyerereje. Uvuga utyo wihane mu izina rya Yesu, amen. Wihane. Nta muntu uzi ko iyo utekereza gutyo uba wagize abantu Imana y'ubuzima bwawe, uba wahaye controle. Uzi guha abantu ngo bagukontrole. Yes, kuko baravuga ukababara, baragukomera amashyi ukishima. Donc babaye Imana yawe, babaye Imana yawe. Yosefu yanze ko bene se bamuhindukira Imana. No, yarazi Imana yati no, Imana si mwebwe ahubwo Imana yaranzanye. Si mwe mwabishatse, kuko yitabishaka yari kubabuza, yari kubahagarika. Niba byarabaye ntacyo nabikozeho, nta kibi nzi nakoze. Niba byarabaye seke Imana yari yabishatse. Bakundwa, mvuga ibi bintu ndabingingira kuvuga ngo twiga gusaba imbabazi, kubabarira, kuzita. Mwibuke ko mu buzima evariwe ibintu biriho bikubaho Imana yabishatse. Harunyumva? Yes. Hari ibintu, hari des situations zikubaho ushobora kuvuga uti sinumva impamvu ibi, sinumva impamvu iki kiba, sinzi impamvu kugeza ubu sinsobanukirwa. Ariko niba nta ruhare rwawe rwabayemo, niba nta kintu wishe cy'Imana, niba guma hamwe, ibyo bintu Imana irabizi. Jya utinya gusa ikintu ufite mu ruhare. Burya ikintu ufite mu ruhare, dore icyo kibazo kigize gite, jya ugikemura. N'ubu ntitwicaye turi kuwa gatanu, ntuzaze ku cyumweru utagikemuye, kuko icyo uzi wagizeho uruhare. Ihangane ukonfronte icyo kibazo,
icyo uzi aho kugira ngo kigende kikugendamo, kigende kikugira gute, kikujyana aho gishaka. No, gikonfronte neza neza. Uwo ugomba guha imbabazi uzimuhe, uwo usaba imbabazi uzimusabe, uwo ubohora mu buzima bwawe umubohore, kuko nta nyungu yo kugendana umuntu ngo yaraguhemukiye. Ariko uzi kuba uri umwana w'Imana uvuga ngo nacaha nzacaha, yicaye hano nzicara hariya, ukumva ubifite muri wowe, ubwo se Yesu ntabwo yanesheje? Bwira Yesu akorohereze. Yesu ashimwe. Bwira Yesu akorohereze, kuko nta kintu nta cyiza uretse Satani ushaka kugutwara imigisha yawe. Kandi warabizi, arabizi neza ko umuntu utababarira ntabona amahoro. Yayabona ateze, ntarya ngo bijye mu nda, ntasinzira, ntaseka, aseka adaseka. Kubera iki? Baragashira. Kandi rero uko ubifuriza gushira uzasanga bakanuye, usange barahari cyane rwose bashirira ikiza, ntaho bagomba kujya. Yesu ashimwe. Ahubwo hindura umuvuno. Haleluya. Hindura rwose, hindura uvuti Yesu nta waguciye muri homye, uri Imana, urahari, urareba, urabibona, nta kigucitse. Rero iyi situation urayizi, makubabarira. Makubabarira. Ngo urabizi ngo uziko badukiranye, ngo buriya ngo zira modoka n'amasambu y'iwacu. Nturi bubibake, nta n'urukiko wabajyanamo, kwirirwa ujundaraye ntacyo bibabwiye, bo baraseka. Rwose nta kintu wakora ku munyabyaha uretse kumusabira imbabazi. Ntacyo wakora, kuko buri utekereje ko atabona, utekereje ko ukora nabi suko. Abantu benshi bakora nabi ntabwo baba babiraranye, ni ibintu biza. Hari abandi ariko bakora nabi babitekereje, ariko baba ba mbere baba ba kabiri nibababarirwe. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba tugiye gusenga ngo biraterwa n'icyo usengera wowe. Yesu ashimwe. Biraterwa n'icyo ugiye gusengera. Icyo ngiye kukubwira ni ibintu bingahe. Birashoboka ko ubu ngubu twicaye aha hari conflict ufitanye n'umuntu, cyangwa se wibuka uherutse kugirana n'umuntu, ukumva hari akabazo, kandi ukumva utekereza uti Mana nge ndashaka ijuru, nk'ubu ngubu mpfuye ejo iki kintu kikindirembamo. Bumunyakuri. Mfite ingero nyinshi muri Bibiliya nari kubereka, no mu buzima busanzwe. Guhonga, kongera, kugira gute, gutwike. No, bumunyakuri nawe. Urumva? We kwibera vrema. Nkunda kuvuga ngo kwibe. We kwibera. Ujye uzanira ijambo uvuga uti Mana reka ne kwishyira heza. Umwuka wera gufasha. Icya kabiri, ibuka umubabaro byazanye. Umubabaro byazanye w'Imana. Kuko umubabaro ntiwigiza nkana, buriya urahari. Unawukuruye urahari. Ubihe Imana. Uyu mugoroba ubihe Yesu. Uvuga uti uyu mubabaro ntabwo nshaka kuwugendana. Sinshaka kugenda nivugisha, sinshaka kugenda nibuka ibi bintu, sinshaka kwibuka iki kintu ngo mbabare. Gihe Yesu ubikuye ku mutima. Kandi buriya hari ikintu kimwe mumenye. Iyo bihaye Yesu ubikuye ku mutima, nikigaruka gishaka kuzana souvenir y'ibyo bintu, burya ntabwo ari Yesu, aba ari Satani. Yes, ntabwo ari Yesu ubikuzaniye. Yesu ikintu ashobora kugukurira cya kera, nacyo nigeze kukibigisha, ni ikintu kikubaka. Ni inyigisho nziza wavanyemo, ni ubuzima bwiza wavanyemo, ni isomo ryiza wavanyemo. Nta na rimwe Yesu akuzanira amateka ababaje ngo urare ukanuye, urare wabuze uko uryama, ngo Yesu we turire we. No, mujye muhishurirwa ni Satani. Ni Satani. Ni wibuka umubabaro wawe, jya uwupasa directement ku wawumanikiwe. Uwumubwira uti Yesu ndaguhaye. Wongere nturambirwe, wongere ujye ubimuti Yesu ndabiguhaye, ntabwo nshaka kuba imbata y'ibibazo. Yesu ashimwe. Hanyuma icya gatatu, ese ni wowe wabiteye cyangwa wararenganye? Ni byiza ko mu buzima ugomba kwicara ugatekereza, duvugisha ukuri. Ni njye wabiteye cyangwa nanjye nabigizemo uruhare? Mwuka wera nyira, aha hantu hakena umwuka wera bene data. Burya umuntu wese arikunda ashobora kwishyira heza. Ubwira mwuka wera uti ndondora umenye rwose, menye neza ngo nubwo nanjye ntunga urutoki abandi, ariko sigi nubwo ntunga urutoki undi nanjye se. Yesu ashimwe. Wibwiza ukuri. Ese ni wowe wabiteye cyangwa uri victime? Niba ari wowe rero, rekura
wikwemera ko abantu bategeka ubuzima bwawe, wikwemera kubaho ubuzima bwawe ubwo urakariye uzi ko ari we utegeka ubuzima bwawe. Yesu aragukontorora kandi agukontorora atabizi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma noneho niba kandi ari wowe wabikoze, wikwigira imana mu buzima bw'abandi, wishaka gukontorora ubuzima bw'abandi nka bene se wa Yosefu, wishaka kubabaza abandi kuko uba ushatse kwigira imana mu buzima bwabo, wibabaza abandi wikwigira imana mu buzima bwabo. Ushobora gufasha, ushobora gusura, ushobora guseka n'abantu, ariko wishaka gukontorora ubuzima kugeza igihe ubabaza abantu. Yesu ashimwe. Amen. Wikwigira imana. Hanyuma noneho murashaka kuruhuka rero, kurekura abandi, kuyoborwa nawe. Nababwiye ngo nta karasisi kenshi, ni ukuri niyo mwasenga mwicaye ntacyo gihe bintwaye. Yesu ashimwe. Igikuru ni uko twavuze kubabarira, gushaka imbabazi, gutanga imbabazi. Yosefu atwereka ko icyamutsindishije ni ukureba umugambi w'Imana mu byamubayeho. Ndakwinginga nawe aho bishoboka babarira abandi, ariko emera nawe kujya gutanga imbabazi. Emera nako nawe kujya gusaba imbabazi. Murabizi sinatinze gusaba imbabazi, ariko buryo wiyumva yabyumvise. Abantu twese twakwiyumva kuvuga ngo ndagomba iki kintu uyu muntu, kuko ijambo ry'Imana twahereho ryatubwiye ngo nujya gusenga ukabuzi ko ufite icyo upfa n'umuntu, wigenda n'umuntu, wiheka umuntu, witwara umuntu. Shaka uko ubigenza, shaka uko wikirano, wikwigira imana kuri uwo muntu umugendana. Ushaka gukontorora ubuzima bwe, wikwigira imana. Uwo muntu ni uw'Imana. Yesu ashimwe. Rero aho waba wibonye aho ariho hose, tugiye gusenga Imana, urashyira ikiganza ku mutima. Kubera iki bakundwa? Iki ni ikimungu. Ikintu cyitwa guhemukira umuntu, kudatanga imbabazi, kudasaba imbabazi, kutababarira, ni ibimungu biba mu mwuka, bisenya umubiri, bisenya ubuzima, kandi byose byubatse ku cyaha. Kuko Satani avuga ngo no, ntuzababarire, nabo ntibakubabarira. Ubundi bakavuga ngo ariko se utanga imbabazi barazigusabye. No, bohora abantu kuko Yesu agusaba kubohora abantu. Ndasaba abaririmbyi ngo bazamuke baririmba aka karirimbo, mbaho iminota yo kwisuganya baririmba akaririmbo nigeze kubasaba.